So kugeza uyu munsi hari abantu batazi yuko ushobora kubona inguzanyo muri banki udafite ingwate. Twabonye ubwoko butatu bwa income, ariyo salary income, business income and passive income. Nyamara izo income zose ni nziza, ariko twaje gusanga ko salary income ariyo income ya mbere idashamaje. Reka nkoreshe iryo jambo. So kugira ngo ukore business nuko uba wamaze kwagura ibitekerezo, ugagira skills zigufasha gukora business yawe. Hari abantu benshi batekereza gukora business ariko bakagorwa no kubona inguzanyo cyangwa se kubona ingwate, bikababera ikibazo, bagacejeka bakaguma ku ngo. Hari abandi business zabo ziba zicumbagira, ugasanga ntibashobora kubona ubushobozi ngo bongere business zabo, bazongerere ubushobozi zaguke, bakaguma kuri level bariho, bakaguma kuri level batangiriyeho, ntibatera imbere ntibanasubira inyuma. Mu kiganiro cyabanje nababwiye yuko kugira ngo ukore business nuko bigusaba ubushobozi, financial capacity. So kugira ngo ube umushoramari cyangwa se investor nuko uba ufite ubushobozi nyine ugashora imari. Nta handi wakora amafaranga yo gushora uretse kugana inzira ya banki. Kugana muri banki niyo nzira yonyine ishobora kuguha ubushobozi bwo gukora business yawe, yaba yo gucuruza, yaba iyo ariyo yose, cyangwa se no kugira ngo ube investor cyangwa se umushoramari. Muri iki kiganiro ngiye kukubwira uburyo ushobora kubona inguzanyo muri banki kandi udafite ingwate. Now nizere ko turabana muri iki kiganiro, nguhaye ikaze niba uri mushyashya, namwe abasanzwe mwiyumve mwikaze, hano ni mu rugo. So let's go. So mbahaye ikaze nanone. Ushobora kuba utekereza gukora business ariko ukagorwa no kuba udafite ingwate, ukabura ingwate kugira ngo ubone inguzanyo. Nyamara banki zirirwa zitanga inguzanyo umunsi ku munsi, kandi banki zaziho kugira ngo zifashe abantu. Ushobora kuba ufite business ukaba warabuze uburyo uyagura kubera ko ufite wabuze igishoro gihagije kugira ngo wagure business yawe. Ushobora kuba waragiye gusaba inguzanyo muri banki, bakaguha inguzanyo ntoya bitewe n'uko wari ufite ingwate idahagije. So uyu munsi ngiye kukubwira uburyo ushobora kubona inguzanyo muri banki uramutse udafite ingwate, cyangwa se uramutse ufite ingwate idahagije ugereranyije n'amafaranga wowe ukeneye. Hari banki nyinshi umuntu ajyamo ugasanga zigutumye ibyangombwa bitandukanye, wujuje dosiye, kuri finali ukazasanga barakubwiye ngo turabona warasabye amafaranga menshi, ntabwo tuyakwemereye, kandi watakaje igihe warategereje. Izo banki nyinshi zibaho, cyase bakavuga ngo ingwate yawe ni ntoya, ntabwo ikwemerera guhabwa aya mafaranga. Nyamara wowe mu bitekerezo byawe ukurikije uko wapanze uwo mushinga wawe, iyo ubona inguzanyo washoboraga kuwukora mu by'ukuri ukaba successful. So hari ikigega cyitwa BDF. BDF ni ikigega leta yashyizeho kugira ngo gifashe abantu, cyangwa se gifashe leta gufasha abaturage gutera imbere mu mibereho yabo ya buri munsi. Icyo kigega gitanga serivisi zo kongerera ubushobozi, SACCOs, imirenge SACCO, gitanga ubujyanama ku bantu bakeneye gukora business, bafite imishinga itandukanye, gitanga ingwate cyangwa se kishingira abantu bafite ingwate zidahagije cyangwa se batanafite ingwate na ntoya. Hanyuma gifasha abantu mu bijyanye n'ishoramari, gifasha ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse,
kubaha inkunga, gifasha abagore, urubyiruko, abakobwa, abafite ubumuga ndetse n'ingabo zavuye ku rugerero gukora bizinesi zitandukanye. Ni gute rero umuntu ashobora, ni gute iki kigega cya BDF gishobora kwishingira umuntu akabona inguzanyo kandi adafite ingwate cyangwa se afite ingwate idahagije? Nababwiye ko hari uburyo ushobora kubona inguzanyo udafite ingwate. Uburyo bwa mbere ni ukuba uri umukozi ukorera umushahara ku kwezi. Birumvikana iyo uwucisha muri banki ushobora kubona inguzanyo iyo bita avance sur salaire cyangwa se inguzanyo ku mushahara, icyo gihe nta ngwate utanga. Indi ya kabiri ni igihe uba muri banki ya yindi ifite mobile lending, handi uba ushobora kwiguza amafaranga ukoresheje telefone utiriwe utanga ingwate. Nababwiye n'ubundi buryo bundi ushobora kubona inguzanyo udafite ingwate. Umuntu yayigutije ushobora kubona inguzanyo, umuntu yagutije ingwate. Uyu munsi rongeye kukubwira uburyo ushobora kubona inguzanyo udafite ingwate cyangwa se ufite ingwate idahagije. Bigenda gute? Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone inguzanyo mu gihe udafite ingwate ihagije kandi ukeneye amafaranga, ufite na bizinesi cyangwa uteganya gutangira bizinesi, cyangwa ufite iyo watangiye ariko ukaba ubona ubushobozi ari bukeya, intambwe ya mbere ugomba gukora ni iyihe? Niba ushaka inguzanyo muri banki kandi udafite ingwate, intambwe ya mbere ni ukumenya banki ukorana nayo. Intambwe ya mbere ni ukujya muri banki ugafunguzamo konti, ariko iyo banki igomba kuba ifitanye amasezerano na BDF, kuko banki zose zo mu Rwanda ntabwo ariko zifitanye amasezerano na BDF. Ni banki nyinshi zifitanye amasezerano na BDF ariko si zose. Iyo ufunguje konti muri banki, byaba byiza ufunguje konti muri banki ifitanye amasezerano na BDF. Niba ubaye utarafunguza konti muri banki akaba uteganya gukora umushinga kandi akaba nta ngwate ufite, nujya muri banki mbere yo gufunguza konti uzababaze niba bakorana na BDF. Niba usanzwe uba muri banki runaka, banki X, uzababaze niba bakorana na BDF, niba bafitanye amasezerano na BDF. Intambwe ya mbere rero niyo kujya muri banki ukaba ufitemo konti muri banki. Intambwe ya kabiri ni ukuba ufite umushinga watangiye cyangwa se wifuza gutangira kugira ngo wongerere ubushobozi cyangwa se utangire bizinesi mu gihe ubonye amafaranga. Intambwe ya gatatu, ikintu cya gatatu ukora ni uko iyo ukeneye amafaranga kandi ukaba udafite ingwate, wegera ya banki yawe ukayishyikiriza umushinga wawe cyangwa se business plan yawe cyangwa se project cost, ukayishyikiriza umushinga, ibyo ushaka gukora n'inyungu uzabikuramo, kuko yaba banki yaba BDF ntabwo bashyigikira imishinga itabyara inyungu. Ni imishinga ibyara inyungu kandi ifitiye igihugu ndetse n'abanyarwanda umumaro. Ni ukuvuga ngo rero wegera banki iyo umaze kumenya ko ikorana na BDF, uyishyikiriza umushinga wawe, hanyuma ukayibwira ko nta ngwate ufite. Ushobora kuba ufite ingwate ntoya bitewe n'umushinga wawe cyangwa se n'ingano y'amafaranga ushaka gukoresha muri uwo mushinga. Ushobora kuba ufite ingwate ntoya ukeneye amafaranga. Icyo gihe wegera banki ukayibwira ikagusabira ko BDF ikwishingira. Ku rubyiruko n'abagore, ingabo zavuye ku rugerero, abafite ubumuga, abakobwa, BDF ikwishingira, yishingira urubyiruko, irutangira ingwate ya 75%. Ni ukuvuga ngo niba ufite ingwate ntoya, BDF irakwishingira, ufate iyo ngwate yawe uyitange muri banki, hanyuma uruhare rusigare rwa 75%
BDF kwishingira gute rero? Nuko uba ukorana na banki igaterura umushinga wawe kuko imaze kumenya nk'umukiriya mwiza cyangwa se ko uri umukiriya w'inyangamugayo, igaterura umushinga wawe ikawusabumitinga muri BDF. Banki akaba ari yisaba BDF iti hano tuhafite umukiriya yitwa runaka, nta ngwate afite ingwato ntoya, turashaka ko mumwishingira 75%. Ni ukuvuga ngo iyo banki yamaze kwemera umushinga wawe, ubonye umushinga wawe ari rentable cyangwa se ari umushinga wunguka, ikaba ikuzi nk'umukiriya, igusabira muri BDF. Icyo gihe BDF nayo irareba uwo mushinga igasesengura ese umushinga urunguka ese hanyuma BDF ikakwishingira ugatanga ingwate ntoya ya 25%. Ushobora kuba rero n'iyo ngwate ntoya utayifite, icyo ukora ni ukuvuga ngo niba ukeneye inguzanyo ya miliyoni 10, urwo ni urugero nkunda gutanga. Mu minsi nzakuzanira bamwe mu bakiriya batewe inkunga na BDF ikabatangira ikabishingira bakabona inguzanyo muri banki nta ngwate. Ni ukuvuga ngo niba ukeneye inguzanyo ya miliyoni 7, ukabifate miliyoni 7, ukaba ukeneye, ukaba nta ngwate ufite, nta na ntoya ufite, icyo gihe wegera banki ukababwira ati njyewe nkeneye miliyoni 7 ariko nta ngwate na ntoya mfite. Icyo gihe banki ikintu ukora ni igiki? Irakubwira ugasaba inguzanyo ya miliyoni 9 cyangwa se miliyoni 10, dushake dufate miliyoni 10. So irakubwira ugafata inguzanyo ya miliyoni 10, noneho igasaba BDF ikakwishingira 75%. Icyo gihe 75% banki ifata ya nguzanyo, kuko BDF yakwishingiye 75%, banki igasigarana miliyoni 2.5 ikazikubikira muri za miliyoni 10, ifata miliyoni 2.5 ikazibika zikaba ingwate yawe, hanyuma ikagwa miliyoni 7.5. ariko inguzanyo ugufashe ni ya miliyoni 10 ni nayo ugomba kwishyura. So muri icyo gihe rero, icyo gihe BDF bakwishingiye 75%, nawe witangiye ingwate ya 25%. Niba ufashe inguzanyo ya miliyoni 10, 25% ni miliyoni 2.5. Icyo gihe banki iraziholdinga izibike, hanyuma iguhe miliyoni 7.5 utangire wishyure buri kwezi. Nurangiza kwishyura inguzanyo, banki izarekura ya mafaranga cyangwa se ya 25% wasizemo bafashe nk'ingwate. Bizaba byiza rero, nababwiye ko iyo ugiye gufunguza konti biba byiza no kumenya konti, niba ari konti yo kubitsa no kubikuza cyangwa niba ari konti ibyara inyungu. Biba byiza iyo ayo mafaranga yawe basigaranye nk'ingwate 25%, biba byiza iyo basabye bakayabika kuri ya konti yawe yunguka. Ujye ugerageza niba uba muri banki, ugerageze ugire konti yunguka. So icyo gihe rero uba ubonye inguzanyo kandi nta ngwate na ntoya ufite, ukajya gukora umushinga wawe ukajya wishyura buri kwezi. Hari abantu, icyitondero, hari abantu bashobora gutekereza ngo kuba nta ngwate ntanze iyi nguzanyo reka nzambure banki. Oya, ntabwo wakwambura banki ngo bikunde, ntiwakwambura BDF ngo bikunde. Ni ukuvuga ngo niba wavuze ngo nta ngwate watanze, amafaranga ugashaka kuyaheza, ntabwo bigukundira my friend. Bakujyana mu nkiko, bagushyira muri CRB, ukaba blacklisted ku buryo nta kindi kigo cy'imari wasaba n'inguzanyo ngo bikunde. Ntushobora kubona passport ngo urenge ikibuga cy'indege kandi uri muri CRB. Ntushobora kwiguriza kuri Mocash cyangwa yego Mocash ngo bikunde. Ntushobora, umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umwana wawe ntashobora kujya kwiga cyangwa se ngo arenge ikibuga cy'indege kandi ufite inguzanyo ya banki cyangwa se BDF yarakwishingiye, warangiza ukaba
ukagaragaza ubunyangamugayo buke cyangwa ukaba inkundamugayo, reka tubivuge gutyo. So ni byiza rero yuko niba ushaka inguzanyo kandi ukaba udafite ingwate, egera banke uyibaze niba ikorana na BDF, bazaguha inguzanyo. Niba ufite ingwate ntoya, BDF izakwishingira 25%, wowe witangire izakwishingira 75%, wowe witangire 25%. Niba udafite ingwate na ntoya, mubwiye uburyo bigenda, uzagenda usaba inguzanyo, iyo nguzanyo bakureho 25% bakabike nk'ingwate yawe, BDF kwishingire 75%, asigaye aba ariyo ujyana muri business yawe. So nizere ko noneho mbibasobanuriye neza. Niba utazi banke nimwe ikorana na BDF, wandike muri komenti umbaze banke inagira inyungu nkeya ikorana na BDF, ndaza kuyikubwira. So nizere yuko rero musobanukiwe, ntimuzongere kubura inguzanyo, kandi BDF ihari yaraje kugira ngo ibafashe gutera imbere. Nababwiye yuko business income, passive income nizo income zonyine nziza kuruta uko abantu bakorera imishahara. Niba rero ushaka kuva muri business ujya muri investment, ni byiza ko ugana banki. Ntabwo ushobora gutera imbere udakora business, ntabwo ushobora gutera imbere udakoranye na banki. Niba uri umusarariye, nababwiye imishinga cyangwa se business umuntu ukorera umushahara, business ashobora gukora akagomeza agakora na kazi ka boss we cyangwa se ka leta cyangwa ikindi kigo, kandi afite na business imwinjiriza ku ruhande. Nababwiye ko umushahara uramutse uhagaze nta business ufite ku ruhande cyangwa se watekereje, birakugora ko ubona ubushobozi noneho bwo gutangira business kandi utari warayitangiye ugifite umushahara. Byakugora cyane. Abantu benshi akazi gahagaze nibwo batangira gutekereza uburyo bakora business, iyo bageze hanze bagasanga bagenzi babo baramaze gutera imbere kandi badakorera umushahara. So niba ukorera umushahara, tangira utekereza uburyo wagira n'aka business ku ruhande. Tangira utekereza uburyo wagira ikintu kikwinjiriza amafaranga ku ruhande, wirwana no kuguma utakaza umwanya wawe mu bigo by'abandi bitari ibyawe ndetse n'ubwenge. Shaka skills ukore aka business. Nababwiye ko hari business nyinshi wakora kandi ukorera ikigo ukabona n'umushahara wawe ukagumiza kuza. So nizere ko rero abantu batari basobanukiwe uburyo babona inguzanyo badafite ingwate, nizere ko babisobanukiwe. Tangira business uyu munsi, tangira business ejo, gana banke guha inguzanyo, gana BDF ikwishingire. BDF hari naho nzababwira izindi product BDF iteramo inkunga abantu bagatera imbere nk'imishinga ibyara inyungu, nzazibabwira muri video itaha. Make sure you have subscribed to Bivia Empire kugira ngo izindi video zose zitazajya zigucika, kuko ibiganiro byacu nakagaruka, kandi abantu twatangiranye kuri Bivia Empire bamaze kubona ibintu byinshi bitandukanye byo kwihangira imirimo, gukora business, kuva muri krone ya salary income bakajya muri business income, bakava muri business income bakajya muri passive income. So mwakoze kubana nanjye. Niba iyi video igufashije, ukande like, utwandikire muri comment section ikibazo cyose wagira. Iyi video wibuke kuyisangiza abandi, kuko hari abantu benshi bakeneye inguzanyo ariko badafite ingwate. Nibamenya aya makuru babigukesheje, uzaba bakoreyeho umugisha. So mwakoze guys kubana nanjye muri iki kiganiro. Duhure muri video itaha. Ciao, see you then. Kwanzizina